The Psycho. Hey, The Psycho. Yes, The Psycho. Inkuru y'urukundo. Allô? Yes, hello. Oui. Annette. Karam. Uracyandakariye? James. Ndakumva neza mukunzi. Nta kintu nshaka kugusaba. Uteze yombi mbwira. James, niba wumva utari serious, wambabara ibintu tukabihagarika. Kuko mfite ubwoba ko nzababara cyane. Kandi umunsi mpura nawe, nakubwiye ko ntakeneye umuntu umbabariza umutima cyangwa untera igihe. Annette. Karam. Ndibuka ko wabimbwiye kandi neza. Nta n'ikintu nakora ngamije kukubabaza umutima. Kibona ko nanjye ntifuza kubabara. Uyu munsi nagize umunsi mubi cyane ndetse n'iminsi itambutse ntabwo agiye imbere mwiza. Ariko by'umwihariko kumva ko nabaje umutima wawe ubwabyo birambabaje nanjye ubwanjye. Annette. Karam. Nta mahirwe nongera nkwereka urukundo nk'uko bisanzwe. Kandi humura ntabwo nzakubera umuntu udashobotse. James, mfite ubwoba. Ubwoba bw'iki? James, Karame. mfite ubwoba. Annette. Karame. Ndakwinginze mbabara reka kugira ubwoba. Kandi ntabwo James nzakubera umuntu mubi. Ndabirahiriye. Ahubwo reka ngusaba ikintu kimwe. Wanyemereye nibura ukandangira ahantu uherereye ubu ngubu nkaza nkakureba tukavugana live. Annette, nshaka gusaba imbabazi nkureba mu maso. Nta kibazo se ko nari ndi mu rugo. Okay. Reka nkwereze location yose nta kibazo. Urakoze cyane. Yo, burya koko Annette akunda James birenze. Aka kanya ahise amubabarira yemera guhura nawe. Mbega urukundo. Nuko dutangiye agace kacu ka gatandatu ka The Psycho. Iyi ni Ira TV Rwanda, naho njye ndi Mpore Moses, inkuru yo ni The Psycho. Aruna se none imfunguzo hazibitse heza imodoka. No. Ese barimo ra? Siko wasanga yagiye. Apo, yajyanye imodoka isanzwe. Aha, okay, ndarubonye sasa. Ndarubonye reka njyane imodoka nshyashya njye kureba Annette none arahita yemera. Ariko se ubu duhuye mana nyagasani none abigenza ntiwe ubu nakazi kanjye ko manegeka. None njyanye imodoka ntayimutiye. Nanjye nkwiye kuyihagarika kabisa. Gusa ubu nirwo? Nirwo. Okay. Annette none se kare bwemere. Mu gihe James agishaka urufunguzo rw'imodoka, ibiganiro birarimbanijwe hagati ya Nadia n'umushyitsi wamusuye. Sha Nadi, nyine nuko inkuru yanjye ihagaze, mva ndababaye, ndi kuryama bikanga, gusinzira bikanga, man. Ntabwo we wabyumva. Rero reka nkubwire ikintu kimwe. Wowe icyiza cyawe ufite amafaranga. Nkuko byumva ufite akazi keza, kari agafuma akazi kawe kagira amafaranga pe. Ni gake cyane wabona umukobwa umeze nkawe muri iyi Kigali. Urabizi Nyarugenge ni amahanga bro. Nyine nako ubizi ko nkunda kwisekera no mu bibabaje, ariko nyine reba ufite inzu, ufite imodoka, nta kintu na kimwe ubuzi. Ariko shiri ntago uri kubyiyumvisha bobo, ariko uzi kwizera umuntu akagutenguha bingana gutya. None se ko ariko batumereye, nta kundi kuntu wabigira keretse nitugenda tukabiremera tukabazana, kandi ntago ibyo byakunda. Ihangane wige kubaho wowe ubwawe, sibyo? Rwose unamwibagiwe uwo musore ubundi sa ugasate. Shamana biragoye, nyine naramukunze n'umusore mwiza. Umubonye nawe ubwawe yitwa ndetse yawe. Shanyine yitwa se mbikubwire. Umva mbaze nkubwire. Kuki Nadia ashaka izina ry'uwateye inda uyu mushyitsi? Ese nuko bamubwiye ko ari umusore mwiza? James we
yakaniye ngo agomba kujya gusaba imbabazi Annette amaso ku maso. alo Yesu mukunzi, karame nari ngeze ahandi wandangiye. wahageze igipangu wakigezeho igipangu gisa neza cyane, imbere gato hari itara rinini, ndi kuhareba neza, ndumva ari ahangaha. okay kansohoke nkurebe nta kibazo. Okay, ndagutegereje kandi birashimisha kukubona. yego Annette amaze kuvugana na James, Nadia amusanga mu nzu. ese mukoko mbona washyushye urajyayo ubu ugiye iri joro ngiye hanze hanze gukora iki? ese ahantu hose ngira uzajya umbaza ngo ngiye hehe? ntabwo usohoka muri iki gipangu nturenge uwo muryango. anadi ndasohoka. mereza n'urwo rutelefone, ibyo bintu urimo subira mu nzu ugira vuba. sinadi wanditse ndavuze Yego ko si bwamubujije. Ese James arabifata ati nategereza Annette maze akamubura? Umukobwa se ko yambwiye agiye gusohoka. Nongera muhamagare. Gahore. Telefone ibaye iki? Iminota maze mpagaze ntabwo yumvise ko nahageze kandi namubwiye ngo yambwiye ngo agiye gusohoka, nategereje nahebye. No? Nongera muhamagare wasanga ugara abakobwa bose ahangara. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Anasundi arara ahangaha, abakobwa arabicyumva nabo kandi. Sibwo James bimucanze, telefone ya Annette ntiriho. Arabyifata mate. Nadia nyuma yo kwambura telefone Annette akomeza ajya kuganiriza umushyitsi we. Kera kabaye, umushyitsi nawe amubwira izina ry'uwamuteye inda. sha nyine yitwa Thierry. yego ese ubundi ubwo igihe mwakundaniye ndi inshuti yawe kuki utari waramubwiye we? cyokoze usigaye umisha. Hoya ntabwo ari kuguhisha, urumva nari narateguye ko nzabikubwira, ahubwo ikintu kibabaje ni ukuntu nje kubikubwira byabaye bibi kurusha. oya ariko ntabwo ari bibi cyane, na biriya ni umugisha. buriya niko Imana iba yabipanze, you never know. wabona nyine hari ikindi kintu Imana yaguteguriye imbere. ni ukwihangana rero kandi ukomere ube umuntu w'umugabo n'ubwo nk'umugore, sibyo? sha ndagerageza nyine ariko ntabwo byoroshye Mana yanjye. James we bikomeje kumucanga nyuma yo kubura umukunzi we Annette, haba ari aho yamutegerereje ndetse no ku murongo wa telefone. Ariko urukundo narwo ndumva ari sereri kabisa. Usi nzabivamo. Mana yanjye, none James yabivamo, Annette yaba wandi. Ntuzacikwe n'agace kacu ka 7 ka Desako kugira ngo uve mu rungabangabo ndetse no mu gihirahiro. Iyi ni Ila TV Rwanda, njye ndi Mpore Moses, inkuru yo ni Desako. Wewe wakoze subscribe turagushimiye, nawe utarayikora ikore nonaha. Igitekerezo n'inyunganizi jya hagenewe comment maze utubwire, natwe turahari ku bwawe. Itangazo rishyashya nuko tugukunda. Bye bye.